supposed to be a dinner man serving dinner to the students in the secondary school. Because you cannot do basic 1 plus 1. None se umukene bimeze bite? Umukene ndasha. Harundo yetse se. Kuburyo muzajya mwigira mama njya n'uri na pasiteri ngo basi warambatije igitizina. Use umuntu atubonye mu nzira yabona rinde mukene. Kushareba nk'ugufi reba iyo ngofero wambaye kunyiza. Mujye mutwubaha. Reka ye. Tubaha gute? Reba kano gakote. Nkajye mureka kwigira bamayibo bari. Iki gikote niwe mukiri cyiza. Yambara nka costume basi ukesha gake. None sura kana kuri umukene. Urabona uri umukire? Oya ngende umukire ariko. Suranda umukene. We ibyo ngibyo wibireba reba uko nambaye. Ariko se reka tuve muri ayo. Zigabana nagushakiraga. Twakabaye kuba twayavuyemo kuko igihe nazi ukaza umbaza ngo ngende umukene kandi uzi ko ugiye kunyenera. Infinity. Reka turekere kuko n'ubundi nshatse kugutuka sinakoresha ubwo ndabizi n'ubundi umeze nk'umutwa pe. Ahubwo gahunda ya mukozi igeze. Umukozi nanguhaye. Ega mujye mumenye n'ubwo muri abakire arangiye mugera mukaba nk'imisango. Ari ngiye nje hano kuza umakazi. Ugenda umukene. Akaza abakene ubundi aba boss tumenya. None wowe umukene. Reka nta mukozi nguhaye. Umenye. Uri serious? Serenge. Yorabana nzindiwe n'imikino. Ngiye no rongo ubwira. Kiye niba utama umukozi akinjira wigende. Agenda nyine mbese nyine. Genda nzimbere tu. Agenda. Oh my days, Romo worry to your love. Ariko boss, umuntu uramushakira iki? Ubishakira iki wowe? Ngiye akazi nagakora mwana. Uzwi umwe atanarangiza vuba. Sabwo nahejo. Igenda sha. Akazi nakemera. Madetayi. Urashaka umuntu ufite iminwa minini, amenyo manini, ikibuno, amaso matoya, ubumeze gute? Uzi umuntu ucaka? Caka nyine umuntu w'urusore afite uruboko runini, apana buno bugufka. Hano nyine w'urusore yatabibijumba nk'abasore ku gikungu. Urashaka abantu bazakwica se? Caka umuntu ndindira igipangu neza. Umuntu akurindira igipangu. Nga bya bisore byo ku gikongoro. Bya bindi. Umukozi wamubona, sibyo? Ibu rero umukozi ndamubona nka byari. Nanjye ngasanga. Umukozi mukanya cyangwa ejo. Ariko ndabigira vuba ngiye ntacyo. Reka ye. Umukozi wanjero. Ariko uwo musore ubufka wapi? Kirida wapi? Umukozi nyine w'umusore. Don't parfait. Nugire ikibazo. You supposed to be a dinner man serving dinner to the students in the secondary school. Because you cannot do basic 1 plus 1. You supposed to be a dinner man serving dinner to the students in the secondary school. Because you cannot do basic 1 plus 1. Salam bunch. Hano tuvugana. Yewe ucaraho. Bisubireze byo nibi. Bibishere. Icara hano mwana. Kandi bwasanga uje kumbwira ubusa. Umuntu washagana ngari giye ariko ngajya ibwira n'agaciro. Yenje kuguha akazi ngo nicara hanga. Hego sha. Umuntu nashakaga arege nani nje gushaka. Agashaka kaburirwa. Wowe turutse hariya sunsanze. Kagiye batakuze bamugayo yenda wakwa uko nanabereka cyangwa ngiye uzi ko nazinduwe no gukina gapfopfoko mugayo mugwi wa handicap babiretse se wakinye ngende kukwingenga wakwaha uramutswe no kuza ntukiri wanje Reka ye. umva we nubwo ari umukene nanga umuntu asuzugura gasaza nimve ku gahanga wakwaha kwamana inzagwa mu kanwa genda Vakera wari ufite muri sanse mu gutukana ariko ubu ngo muhepansiyo pe ko gapfuka umukinga ariko njye ntabwo ariko byari binzanye kuko twagaye imbetezi ntabwo yegukira muvana haguruka ngiye kunzi ibintu bizima nubwo waruzanye gukora ariko ikikoza cyo ndi kukibona ni amaguru ubwo waruje gukora iki waruje gukora iki kinzanye n'amaguru nyine waruje gukora iki nabibonye dore n'aya maguru nimba ari ikinzanye n'amaguru guje no kugushuka sigari football se foto ngaba abantu baraziretse
Ubushuti ariko ntabwo ari ikintu gikomeye. Ntacyo. Ibyo tubireke ko tugiye mu bwakiro bugacya baje gukora iki? Tugende wowe ngo. Shaka kungurisha se wambwiye ko ntacyo baje gukora iki? Ngewe rero ndase ku ngingo genda ninzanye no kukubwira ngo kwandikire bambwiye ngo ngarashaka umuntu wajya umurindira abantu akajya kubita abantu kandi nabonye wowe usa nk'uzi karate umuntu w'ikibonsa umuntu ufite umunwa munini n'ikibuno kinini mbona ni wowe bo umukire ushaka umusore murindira igipangu nibyo okay tayari kungu nakindi gukora sigaye narashomeye ahubwo urakoze cyane uwo mukire ahemba neza ahemba neza tutazaza kugorana ku itariki zo guhemba nanamuterura buriya nawe namwereka ko abo ndinda nawe namushyiramo namushotada niba bahemba neza tugende uhemba nabi turabivuga nta tumugire urije kumangire nyine kumangire bimeze bite se nuyusi ngewe Imana Edward ni umusore wanzaniye iyo nguyu wa musore rwose ni cya gisore nakubwira buriya muri gasho dufite ibisore byiza nguyu yarenze n'amabanki n'amahoteli ya hoteli ya yindi rwose yo muri gashora ya yindi ni wa nyamara alimentation ngenda yari Edward hakusha ubu ikintu gifite urusura rwakubanye ubu nikizanyicamwa ntawe kizakwica nandebera nawe wagira ngo giturutse muri Nyungwe n'izina ry'Imana ko mu bihe muri Nyungwe ni heza hebwe urukimeze ntawe kizakwica ahubwo kizakurikira tamaye warinze ngewe ahantu nagiye ndenda hatandukanye harimo se ujya wumva iriya resitora yari ikaze bibye ejo bundi ngiriya wayirinda iryo ariko amajo byo mu birunga maze igihe kirekire ndinda inyamaswa noneho njye navuze ati nyuma y'inyamaswa nta kuntu umuntu yajya arinda abantu koko nayo ndiyo kwa Fiston ni wayirinda wamurokora hanyuma aho rero njye gufatanya n'inyamaswa warindaga oya haje guhindukirira abantu n'abantu wajya ubarinda intare warazindaga ubwo ngubu yego komane yagasa nibaza none umuntu urinda intare kurinda yarakubitaga amaye ushobora kuba ujyana na yahuje sana ibituma wakoze tu nzaba mbireba niba arinda neza akazi niba gashoboye afite imbaraga akantu ko nzaba nkagwa amaze kureba niba arinda neza ntabwo nakwishyura natazi ukuntu akora ubu ntabwo nzo wakiva iki kintu gifite urusura rumeze gutya amakuru menshi amakuru menshi afatika ntari tuzatubireba ntari bibugiye ubwo naheza oya azabireba nta kibazo mbaye azabireba cyane nta kugura akantu nk'umuntu wanda ntari bikazana agatebe tuvigano neza uburyo bw'imikorane akazi nakumvisha ubwo se ibiryo bijyanye n'imihembere yazanye amafaranga ku kwezi ndaguha inote y'10 munyazirwe nyanywa sibyo 10 se ndandinda inkweto gusa sanzibira iki gipangu cyose ubona hano nakora 10 ni amafaranga ubwo amafaranga 10 nagura ngo ku isoko yagoramye gusa mu myaka yose umaze 10,000 urabifite nande kwise nuko ntakora akazi bonye akazi rero iyo note y'10 rero ntabwo nayarenze basigira 20 reka ye niba utashaka ngo gutaha oya ibyo gutaha byo wihotishije akazi uragakora cyangwa ntabwo ugakora ndabikora mpamvu ndi hano yo kuri gutanga make ongera okay ndongera senkanye yitabi kuko wenda abona umwitabi wedora n'imyisara tukitera shaka kwagara ndumutabi wagatabira imiti yo kukwena wakimugabo amayi iki kikabo bagikuyihera akazi urakemera akazi urakemera nta kibazo sawa urakoze cyane ariko mwemba ari kwafasha igisambo You think say they wise? amayi none ubwo ushaka guhembwa y'iki nta kintu wakoze no gusenga ubwo ibisambo bikaza mugwi wa handicap saba nta kibazo ibisambo bizaza ntabwo byabura ntabwo bene wanyu ntabwo bajya nyine gahunda niyo
kagenda uguha ibintu uzabikurikirane neza. nta kibazo. ushazana amafaranga ngisha aho ngoro ubuntu uzamura amafaranga ariko Niba ukwishyuza nk'abatwari ku byaba ariko. Ndayatanga.